Sonia ninguki se ushaka ntukajya umbwira ngo nguki wowe kwangana kwawe ushaka ubwebure nyamara Sonia ntabwo ari njye babiteye ndaguhamagara fone ikaba call ended rero ntabwo nzi ahubwo waramborotse ahubwo niba usigara abonye izindi nshuti si kureba izindi nshuti yawe Sonia ubizi nyine guhera kera kose urabizi ko niwe muntu tuganira nkumva ndishimye ndaruhutse umva nyine umutima wanjye ndakeye nanjye Rubena narakuvuze nkaba si inshuti yanjye yagiye mba mpari kandi nyiruhukiraho umutima ngaruhuka ndaruhutse Rubena ubu ngubwo ngubonye njye kuruhuka kandi urambwiye ngo ufite ibisoke byadanye ubundi asereka kubaze aho utambwira ngo nguhaya ngo barwanye niba ngabo kwa Kamana ngibice ngagembera nizere ko ziri five byadanje ni ukuri kandi kuko ukuntu wabimbwiye na sereka zakari private wese igihe kibisi reka mubaze Sonia urumva hagiye gucaho imyaka 12 tuziranye uri umwana mwiza pe umva urabihamya nta yindi nshuti numva njyewe ngira ikuruta rero ubwo ubwana bwiza wagiye unyereka guhera kera kose ntabwo bwigeze bugwingira nukuri oya nyine bugenda bukura buri uko bukiye nuko bwije biba ari byiza ubundi ko umuntu nikabibwire urumva muri iki gihe biragoye kuba waba umukobwa wubaha abantu uzi Imana muri make nyine uzi agaciro kandi nawe ubwe wiha agaciro ufite intego runaka atari ukuvuga ngo amaboko ye yayashigikirije yenda ku babyeyi be cyangwa se no ku bandi bantu batandukanye biragoye cyane ariko ibyo byose naje kubisanga usigaye ukunda gusenga arumva ibyo ntabwo ajya guhembwira nyine yenda sinzi ni uburyo ibyo gusenga bishimo ariko ndabizi wowe urabikunda kandi ni inzira nziza yo kuba nanabikwibutsa ko ari na byiza tukajyana gusenga ariyo nkuru ashakaga kumbwira wowe rega ubundi ndakuzi guhera kera none se basi njye niba nkwemere ko tuzajya tujyana gusenga ikintu ngiye kugusaba basi urakinyemerera inshuti yanjye ni iki koko nareka kumva ikintu agiye kunsaba mbwira numva reka mbanze mushimire kubwo kuba ugiye kuntega amatwi uyu mwanya usarubwe ko bidasanzwe urimo uransetsa ni ukuri urimo uransetsa sinzi niba bisekeje ariko kuri njyewe ntabwo ari ibintu numva ko bisekeje nta nubwo bibabaje ahubwo ni ibintu by'ukuri kandi bimazemo igihe kirekire Sonia ndagukunda ndazanye se gukunda si turi inshuti turakundana ntabwo numva ko wakabifashe nabyo barabizi ko uri inshuti yanjye inshuti zikundana iyo ndwaye uransura njye ntabwo bitewe n'ubwo bushuti cyangwa se n'ubwo rukundo dufitanye numva ko rutakagarukira numva ko rwagakomeje nk'ineta rukaba urukundo gusa atari ibyo ntekereje urashaka yuko njye nawe dukundana muri make uranyoroheje cyane njye nta nkunda umuntu ujya mu bintu byinshi mbwira ibi ntekereje nibyo ndagukunda kandi cyane Sonia nifuza ko twakundana sarube njye reka nkubwire uki no kumbwira ibyo bintu udatuma ubucuti bwanjye nawe bupfa twari inshuti naho ibyo byo gukundana ndabizi warababajwe cyane ndabizi n'ubenshi bagiye bagurumukira sarube ibintu byo gukundana ingingo mana yanjye sarube ko wahindutse ntabwo ari uguhinduka Sonia arube mbabarira ibyo byo gukundana yego mana Sonia mbabarira unyumve ndabizi warababajwe pe yewe ako wapfuye ari ibusa ataje ngo arebe aruberi koko njya ruberi iyo mufate nk'umusozi cyangwa ikigoryi uko ubyumva ariko ruberi muzima ibyo mubwira katurebe ibintu uri kuvuga nubwo nsinziriye Sonia reka nigendere ndumva ibintu ibyo byo gukundana byo byibagirwe njye ibintu byo gukundana bizi ntabwo ari ibyanjye ntabwo ngenda nkunda sava turi inshuti ibi birahagije nshaka basi kubwoza amarira y'abandi bose bagute mumoza amarira ni ndakubwiye ko bandijije njyewe mu byo twaganiriye ko turi inshuti nakubwiye nararize uje kumaze agahinda kicara byarapfushije iyo ugiye utenguha n'abasore batandukanye wumva ko n'abandi bose ari kimwe oya ibintu by'abasore wacu
none se basi urebe ko wakwishima kuri kunsaba gukundana none no kunsaba unamata iyo ntabwo ari ukuguhata rero ntabwo bikunze Sonia sawa reka mbwira udasinzi ibintu biri basi nkora iki kugira ngo wumve ko nkukunda kanigendere we mbabarira sigara reka reka mana aya madokima yose kamure nakumva umuntu ntasinzira akazi pe
biragenda biragenda. akazi wakamenyereye? Akazi nakamenyereye ariko karimo imvune reka yanashegeye akazi yego kundeba gutyo kundeba nazi ukuntu uri kundeba nakureba gute se? sinzi pe ubona nazi ukuntu uri kundeba. Nta kintu cyabaye gusa icyo nzi ku bushakashatsi bwanjye nakoze nkareba n'ahandi nkareba n'abandi wa munyamideli wambara neza ku isi mbona umurenze n'ahantu muhuriye. ngo mana yanjye urabeshya cyaza hari ahantu bijye kubeshya no kweditinga ukabya oya njye ntabwo nigeze nkabyo ubwo mba numiwe gusa sinzi uburyo nabivugamo gusa byakire neza kandi cyane buriya amaso uko amaso yanjye yareba aho n'igihe amaso yawe atari ko yareba. reka tubyemere gutyo aho uransinze ntabwo nabasha kwireba sibyo ariko nizere ko akazi ndatekereza ko umuntu uramutse ahuye n'akazi cyangwa se akakuzana n'undi mukozi ushobora kumufasha. ushobora kumufasha nta kibazo kuko akazi nakamenyereye nta kintu kiri kunshaka. uretse nzabireba umunsi nzaza tugakorana kuko ndifuza ko akazi kihuta. urabona waje ngira ngo ugire imbaraga wongeramo impamvu nifuza ko rero washyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubashe kugenda mbimenyera ibintu nta kibazo pe ndizera niba ko waramaze gufata experience. so wanyitabye ndakwinginze mbabara unyitabe pe n'ubu ntabwo iri guca munsi ubu yabaye iki so mbabara unyitabe pe mbabarira iciyemo so bite amakuru se umeze neza cyangwa ndumva nasimbuka nkazaga ngobera nari mukumbuye pe byihorere umeze ariko mva umutesheje umutwe koko ndaguhamagaye nkaho hari wari wanyibye nangwa ufitiye ibere ntabwo nari gutoza ntabwo uzi yari yanze gucamo ngiye kurira ndavuga ati mana yanjye se ndabigenza uti ariko nyine imana ishobora kuyifasha imana ikuvugiye murayifata pe umva mufite ibisitori wowe ki nawe nari mukumbuye koko se nawe wari umugwi nibyo ibyo uvuze nibyo twahirukanaga kera pe kera cyane ntabwo ubizi noneho mufite sitori mbabarira wimbwira mufite sitori ariko ubanza uceceke ariko mbanze nkubwire tuza mbanze nkubwire wabimenya ni iz'abasore umva hari umusore umva asigaye nkunda mfata nk'umwamikazi ibintu byose mvuze ko mana yanjye se nawe nizo nyine nari ngufitiye n'ibindi nta kibazo umva arankunda nyitaho njye narumenye namutuka gute abamfasha nk'igikomanga mu kazi umva njye mba numiwe umusore uramufiteho gukunda gutyo ukwitaho gutyo wumva umubwira akakumva ibiki umva ndashaka kukwiryaho ibintu byose bimeze neza nyine arankunda nyitaho ibintu byose ntabwo ubizi ariko nawe shamana yanjye urakabye ngaho nyumvira mama wawe se mwana uba umuretse kumuvugisha uraza kumuvugisha aragushaka se mugakora umushito muri kuvugana hari n'ibindi nyine nari ngufitiye ngaho genda
nta kuntu kakigeze ngaho genda genda ubwo ntari bitaza kuvugana kakigize ibikira kankuvugisha abantu ngaho genda umwitabe twumve ibyo akubwira sawa nta kibazo sawa mbaye nyine ubwo ngenda narake ko nasaga sitari zanjye nyine neza umuntu nkunda ko n'izindi zirimo se tuba tunakumburanye imana shasa sonari bisamu ntari bandebera kakigize ibiki umuntu ahamagara akana agashaka n'inshuro zose nahamagaye katagitaba abantu bose basigaye barigize intanga duherukanye imvugo byamfashe nyine byamfashe igihe kinini kugira ngo nze utegereze uko byari birangiye ahubwo numva ko utari bunazi gufata pause ntabwo nigeze gushoboka kuko nibyo wansabaga bitewe n'uburyo imibanire dufitanye urabizi twabagaho duto tumwe na tumwe tw'abantu bakundana ntabwo bijya bibura ariko ku bwanjye pe nagiye nta mahoro mfite numvaga rero
ncegeye cyangwa se nkumbuye urumva nkumbuye uno munsi kuri byose mbashe kukubona tubashe kubiganiraho ko muri njyewe nta mahoro mfite nyine umunsi duhura njyewe uko nabitekerezaga ntabwo ariko byagenze ariko ngiye kumva numva urambwiye ngo tudufashe ngo akanya ngo tudufashe pose ntabwo ari byo nari niteguye kuko njye numvaga yuko turi buze tukaganira urabona abantu bakundana hari igihe bicara bakaganira ku bimaze iminsi bacamo ariko bakagera bakiyumva njyewe rero tugihura by'ukuri tumwe no kumuganga kandi bitewe n'ukuntu mukunda ntekereza ko nta muntu udakora ikosa buri wese ashobora kugutanaho gatoya ariko tukagarura nta makosa wari ufite ahubwo nari nabikubwiye nyine kirangize ntabwo ari ukuvuga ko wari ufite ikosa ikintu nabigusobanuriye ndakubwira ati hari ibintu ngiye mu iseko nawe umbera imfura uranyumva nubwo utabyakiriye neza ukanga nyine kubyumva ariko ntabwo nyine ntibigaragare gusa ariko nyine maze ibintu byo kumva okay ako nizere ko ari byiza wow nyine nk'uko nabikubwiye akaruhuko nyine nagafashe kararangiye nyine Steve ndacyagukunda pe nyine ndeze kutusubirana nyine ufite nta kintu cyambuza kubyakira neza kuko n'ubundi gutuza bye byarananiye none se wanyemerera nyine hari akaririmbo nashaka kukumva ntabwo mbizi ntabwo nzi kuririmba akaririmbo ibyo mukundira ndirimbira akaririmbo twumva ujya mubona umunsi wa mbere nabaye nk'ubonekewe nahise ntungurwa n'ubwiza wifitiye nyine nk'uko ubyumvishe mbyakiriye neza nyine ikibazo ni uko ntabwo nzi kuririmba mba nkuririmbiye nkayirangiza ariko koko nyine ntabizi ariko icyangombwa ni uko wumvisha akamesaje nguhaye isha cyane pe urakoze woze ku mutima mbuze uburyo ngushimira so rero kubw'uyu munsi ndishimye cyane kuba twongeye gusubira mu murongo twari turimo ko twari tumeze mbere nta cyiza merci beaucoup umaze ku mutima pe hari ikintu uba unyibukije ni ukuri ntabwo wakunda uburyo nishimye